Mu kiganiro itangazamakuru cyabaye ku gicamunsi cyo wa gatatu nibwo Diane Shima Rwigara yagaragaje ku mugaragaro ko afite ubushake bwo kwiyamamariza mu mwanya mukuru w'igihugu mu matora aza mu kwezi kwa munani. Gusa byasabye abanyamakuru batari bake baba abakora ibitangazamakuru mpuzamahanga n'abakora imbere mu gihugu gutegereza iminota 50 ku gihe cyagenwe kugira ngo Diane Shima Rwigara agaragaze ku mugaragaro ko afite ubushake bwo kwiyamamariza mu mwanya mukuru w'igihugu. Uyu munsi rero nabatumiye ngo mbatangarize ku buryo bweruye ko niyemeje gutanga kandidatire yanjye yo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Diane Shima Rwigara ni umunyemari wahoze ukomeye mu Rwanda asina Paul Rwigara wapfuye mu mwaka wa 2015. Uyu munyarwandakazi ni mushya muri politike, nta gikorwa na kimwe yaba yarigeze akora ku giti cye cyaba kigize aho gihuriye na politike. Ibi byatumye itangazamakuru rimubaza icyo ashingiraho ku bushobozi bwe bwo kuyobora igihugu. Diane Shima Rwigara we avuga ko ubunararibonye afite bwo kuyobora ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda ndetse no mu mahanga ari byo ashingiraho avuga ko yobora igihugu. Yabaye umuyobozi mu mabizinesi, yaba amabizinesi ya hano mu Rwanda, yaba n'amabizinesi yo hanze mu gihugu. Nabaye no mu bihugu byo hanze, ibyo bikazamfasha gukemura ibibazo u Rwanda rufitanye n'ibindi bihugu bimwe bidukikije. Diane Shima Rwigara yumvikana nk'udafite impungenge na nkeya kuba nta bunararibonye afite mu bikorwa bya politiki. Dore icyo politiki ivuze kuri we. Erega politike ni uko abantu bayigira ikintu gihambaye. Ubundi politike ni ukumva imibereho y'abaturage. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politike ngo nibyo bizatuma akemura ibibazo, ahubwo nibyo bibi, kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Diane Shima Rwigara ni umunyarwandakazi wa mbere kugeza ubu ugaragaje ko afite ubushake bwo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu. Gusa aje asanga abandi ku giti cyabo n'abafite ubushake bwo guhatana ku mwanya mukuru w'igihugu harimo nka Mpayimana Philippe, Padiri Thomas Ndahimana ndetse na Jean. Ni nadusoreje amakuru yacu uyu munsi. Ngiye abateguriye nkanabagezaho nitwa Jackson.